Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bagera i Yeriko. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yesu w'i Nazareti atera hejuru ati, Yesu mwana wa Dawudi mbabarira. Benshi baramucyanga aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Yesu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yesu. Yesu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi aramusubiza ati, mwigisha, mpakubona. Yesu aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka maze akurikira Yesu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Zaburi y'ijana iti, nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Uhoraho yadukoreye ibikomeye, Uhoraho yadukoreye ibitangaza. Uhoraho waduhaye umwana we w'ikiragi Yesu Kristo kugira ngo aducungure, akemera kubabara kugira ngo tubabarirwe, akemera kubambwa kugira ngo tubamburwe, agapfa, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Nuwo Yesu rero, umushumba wacu umenya amajwi yacu, ni wa wundi usiga intama zingahe? 99, akajya kureba njyewe wazimiye. Ngo akajya kureba intama wazimiye, yaba yari njyewe se? Akajya kureba cya gihwatete n'ikiwerewere cyazimiye, akagishyira ku rutugu akakizana. Ni intama mu by'ukuri yanze kumva ijwi ry'iki? Ry'umushumba mwiza, igakurikira ibiruru. Hari abashumba batumva amajwi y'intama, ndabeshya? Ariko kandi hari n'intama zitumva ijwi ry'iki? Ry'umushumba nyawe, rigakurikira ibiruru. Mube nk'abana batoya, nimube nk'amabuye mazima, mwubakwemo ikintu gifite akamaro. Twabyumvise mu isomo rya mbere. Ubundi abantu bazima bagira ibyiyumviro bingahe? 5. Icya mbere dufite amaso murayabona. Icya kabiri dufite iki? Amazuru. Icya gatatu dufite iki? Ururimi. Kane dufite amatwi. 5 ni iki? Turumva nyine ibintu buryo binuka cyangwa se bihumura, sibyo? Ariko umuntu muzima hari yavuga ngo umuntu afite 6e sense. Ni ka kantu katari ku mubiri wawe. Aka 5 ni uruhu nguru. Iyo nkozeho mpita numva ko hari ikintu kinkozeho, sibyo se? Ni 5 ubundi umuntu muzima agira. Ariko hari akandi kantu ujya kumva nk'umubyeyi mujya muvuga ngo umwana namusize ngo ndumva ngo hari ikintu kibaye. Ako ni 6e sense. Umwana ararize ngo umubyeyi ngo arabimenya. Ababyeyi b'abagore, ariko abagabo bo babire mu mandazi n'ibisheke. Ariko umubyeyi burya ngo amenye bibaye ku mwana nubwo baba bagize gute? Bategeranye. Ariko hari akandi kantu ka 6 navuga ko ari nk'amaso y'iki? Y'umutima. Wa mutima nama wawe. Yego? Kagakora, kandi iyo gakora neza ibintu byose bigenda. Kaza no gukontrola za zindi 5 nababwiye haruguru. Sibyo? Ni ukuvuga ngo
tugiye ku ivanjiri y'uyu munsi, hano hari impumyi yitwa nde? Baritimeyo mwene Timeyo. Bishatse kuvuga iki? Amazina yawe Yesu arayazi, ndetse n'ababyeyi bawe agize gute? Arabazi. Uburyo wagiye ugenda uvuka, byagutsitaje, byagukomerekeje, mbese amateka yawe yose Yesu yafite ku murongo. Ndabeshya? Cyangwa ugenda wiganyira ngo umuntu navutse ndi imfubyi, byagenze gutya, ugasanga uhora mu marira gusa, kandi nyamara Yesu agize gute? Arakuzi. Iyi mpumyi yitwa Baritimeyo mwene Timeyo, nanjye azi ko nitwa Kanaka mwene Kanaka, arabizi neza ku murongo. Yego? Icyo ni ikintu cya mbere kigaragara ko uyu mushumba aratuzi neza, azi n'amazina ya buri wese. Yego? Uzagenda yibeshya rero ngo abantu ntago banzi, Yesu arakuzi neza, azi n'amazina yawe yose. Iyi mpumyi rero ngo yabaga yicaye ku muhanda, iriko iragira gute? Irasabiriza. Si impumyi? Hari amaso ifite? Irafite ariko ntago abona. Nuko irangije yumva ngo Yesu w'i Nazareti atambutse, ngo Yesu w'i Nazareti mbabarira. Yo yatangiye isaba imbabazi, kandi yari afite ikibazo cyo kutagira gute? Utabona. Yavuga ati Yesu w'i Nazareti mpumura. Siko cyari kuvugana? Ariko Yesu w'i Nazareti mbabarira. Kandi twabonye ko Yesu aho yanyuraga hari ikivunge cy'iki? Cy'abantu bamukurikiraga. Ibaza umuntu w'impumyi kugira ngo abashe kugera kuri Yesu, byari ibintu bigoye. Reka mbabwire ibintu bibiri ahangaha bikomeye bitubuza kugera kwa Yesu. Icya mbere hari inzitizi, icya kabiri hari ijambo bita imbogamizi. Inzitizi n'imbogamizi ni ibintu bitandukanye. Inzitizi ni ibintu biri aho ngaho bigaragara, bigamije kumbuza kugira gute? Kugera ku mukiro runaka. Hari ikivunge cy'abantu, yego? Hari n'aba bantu babonaga ari umuntu ugahita usabiriza, tugendura dusakuza inyuma. Mwumvaga n'intumwa zivuga ati ariko ubundi urashaka iki kuri Yesu wacu? Tugendura dusakuza inyuma. Kandi Yesu, umukiro Yesu yazanye, yawuzaniye ba bandi abarwayi, yawuzaniye abanyabyaha. Yego? Inzitizi ya mbere ayikuyeho. Ubwa mbere aravuga ati Yesu w'i Nazareti mbabarira. N'ubundi ikivunge kituma Yesu atumva, arongera bwa kabiri Yesu w'i Nazareti Yesu arabyumva, nuko aravuga ati nimunzanire wa muntu. Icyo si icya mbere. Inzitizi zose agize gute? Azikuyeho. Noneho ageze imbere ya Yesu, ikintu yakoze ni iki? Yahise yikuramo cya gishura yari yagize gute? Yari yambaye. Ubundi arapfukama, abongera kubwira Yesu w'i Nazareti mbabarira. Kiriya gishura yari yambaye cyari imbogamizi, ni bya bindi bindimo, ni ibyaha, ni inzangano, ni ya macakubiri. Yego? Ni bya bindi byose, ni bwa butindi bundimo, ni ya mahane, ni bya bindi by'ishyari bituma nanga mugenzi wanjye tubana cyangwa se duturanye. Mugenzi wawe yagura imodoka, gushanga iranye n'imbwa yaguze imodoka sha, tiyanye n'imbwa duturanye yaguze, ugasanga nibyo bikuzuye. Izo rero ni imbogamizi ubwazo, uramutse ukizifite zitakwemerera kugira gute? Kubona Yesu. Nuko arangije igishura agira gute? Arakijugunya, nuko aragenda apfukama imbere yande ya Yesu. Yesu wabonye ko yavanyeho iki? Inzitizi yazikuyeho, n'imbogamizi yagize gute? Yazikuyeho. Nuko Yesu amaze kumwitegereza avuga ati urashaka ko ngukorera iki? Yego? Nuko impumyi aravuga ngo Yesu mpa kugira gute? Mpa kubona. Kuko mbere yari yasabye imbabazi, Yesu yamaze kumubabarira, noneho ageze imbere ye, Yesu mpa kugira gute? Mpa kubona. Kugira ngo mwabyumvise neza. Ariko bari abantu bamaze kubona akuyeho za nzitizi n'ikivunge cyari gihari, bahise babona ko byose bishoboka. Ati humura, haguruka, doragize gute? Araguhamagaye. Nuko inzitizi zivuye haraza, n'imbogamizi azikuraho, nuko arangije agera imbere yande? Agera imbere ya Yesu. Uyu Yesu ubonanye na Baritimeyo ni wa Yesu twize muri teolojiya twagiye twiga, ariko birashoboka ko naba narize teolojiya nkaba ntarabona nde Yesu, kubera ko sinabashe gukora inzitizi ndetse n'iki n'imbogamizi kugira ngo mbashe kumugera imbere, tubashe kuganira imbona nkubona. Birakwiye ko inzitizi zivaho n'imbogamizi zikavaho, nkagirana ikiganiro nande? Na Yesu. Ikiganiro tuzagirana inzitizi zikiriho n'imbogamizi ntago gishoboka.
ni kwa kundi umuntu aza gushengera ahangaha akaganira na Yesu imbona nkubone, ugasanga undi we ari gusinzira gusa ari mu mandazi, ntabwo ashobora kubonana na Yesu kubera ko inzitizi n'imbogamizi biracyagize gute, biracyariho. Cyazana ngo nanjye uyu munsi mbikureho maze mbashe kujyana ikiganiro gikwiye nande na Yesu. Yesu mpa kugira gute, mpa kubona. Umugore naza akabonana na Yesu, nagera mu rugo umugabo ari mu bye, ntago bazashobora kumvikana, bazahora bashwana kubera ko umwe yahuye na Yesu undi ntago arahura nande na Yesu. Hari imyumvire n'imyitwarire idahura kubera ko umwe yamenye Yesu undi atabashije kugira gute, kumumenya. Ndagira ngo uyu munsi rero buri wese yinjiremo maze agirane ikiganiro na Yesu. Yesu akubwire ati genda ukwemera kwawe kugize gute, kuragukijije, ako kanya uhumuke maze ukurikire Yesu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bifurije rero kuza kuzirikana kuri ijambo ry'Imana Kiliziya yaduhaye uyu munsi, uvuga ati nanjye ndi impumyi ku buryo bumwe cyangwa ubundi, Yesu Kristo ariko aranshakisha kandi ndashaka kumubona, ndashaka kubana nawe, ndashaka kumukorera uko bwije n'uko bukeye. Ubundi iyo ariko batubwira ko Yesu yakoreye ibitangaza bibiri, icya mbere ni iki ngiki cyo gukiza impumyi yitwa Baritimeyo mwene Timeyo, icya kabiri ni hahandi kwa Zakewusi ngo ashaka kubona Yesu, yarangiza kurira iki, igiti. Ariko asageze mu giti, Zakewusi niwe wabonye Yesu mbere cyangwa ni Yesu wamubonye mbere? Ninde wabonye undi mbere? Zakewusi nawe yari afite iki, inzitizi, afite n'iki, n'imbogamizi. Yari mugufi, icyo ni kimwe. Hari ikivunge cy'iki cy'abantu, inzitizi yazivanyeho yuriye igiti kugira ngo abashe kubona nde, Yesu. Icyo si icya mbere. Ariko nyamara ageze no mu giti hejuru, ntabwo ari we wabonye Yesu mbere, ahubwo ni Yesu wamubonye mbere. Ya ndoro ya Yesu ibona umunyabyaha ushaka kwisubiraho, aramubwira ati Zakewusi manuka, kuko uyu munsi ngomba gucumbika hehe, iwawe. Ageze imbere ya Yesu, kimwe cya kabiri cy'ibyo ntuze ngihaye abakene, ati kandi niba hariho nahuguje ndamusubiza inshuro zingahe, inshuro 7. Ubwo ni inshuro nyinshi zitabarika. Kristo Yesu akuzwe. Avanyeho n'iki, na za mbogamizi zose. Nuko Yesu atahiwe, barasenga, barafiringiza, singe wahera. Hahera kuvanaho inzitizi ndetse n'iki, n'imbogamizi. Nibyo bitangaza bibiri yakoreye Yeriko, kandi abikora bigaragara yuko abo bantu yari abazi neza. Hari abamubwiye ko yitwa Zakewusi se? Yamubwiye ati Zakewusi manuka. Yewe padiri kanaka manuka, kubera ko uyu munsi ngomba gucumbika hehe, iwawe. Masomo y'uyu munsi arakomeye kandi araryoshye ku muntu wabashije kuyazirikana neza. Hari akantu uyu munsi Yesu ashaka guhindura ubuzima bwawe. Hari na bwa burwayi bwananiranye Yesu ashaka kugukiza, ariko ukaba turabavanaho inzitizi n'iki, n'imbogamizi. Ni ibintu bibiri Yesu ashaka kugira gute, ukuraho. Inzitizi n'iki, n'imbogamizi. Rero mu mutima wajyaga wiganyira, dore amateka yanjye ni mabi, dore byagenze gutya. Vanaho inzitizi ubanaho n'imbogamizi, urebe ngo Yesu aragukorera ibitangaza. Abantu bakugirire nabi, abantu nibashake bakuroge, abantu nibashake bakwange, uzababwire ati mfite Yesu wanjye ugize gute, unkunda, uje kumvana mu gihuru akanjyana mu rugo, uje kumvana mu nzara akanjyana mu biryo, uje kumvana mu bibi akanjyana mu byiza. Uyu munsi rero uwo munsi wo guhura na Yesu, uwo munsi wo kubona Yesu, uwo munsi wo gukorera Yesu uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani Yesu nabane namwe kandi aho umugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi ahindura ibyanze guhinduka.